Guys, mumeze neza? Uyu ni umwanya rero tugiye kuganira kuri hano kuri YouTube channel yacu, tukareba uburyo twakoresha igihe cyacu neza bikatubyarira umusaruro twifashishije ICT integration in education, kugira ngo akazi kacu kihute nk'abarezi ndetse n'abanyeshuri cyane cyane ababiga kaminuza. Murabizi nkatwe, niba nanjye ndi umurezi of course, ushobora kuba uri umunyeshuri ariko unakora akazi, urumva ni ibintu byinshi, uba uri overloaded, ukeneye ibintu byakwihutishiriza ngo ibintu byawe bigende neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buryo ushobora kwifashisha kugira ngo ubone ibisubizo by'ama assignment baguhaye, cyangwa se ibisubizo by'ama homework cyangwa ama quiz watanze ku banyeshuri bawe, kugira ngo nutwara ibisubizo imbere yawe bibe biri kuri standard, bidatuma abana bakunyuzamo ijisho, ari ibisubizo wakoze wamanje gukora research iri deep. Ubwo buryo twifashisha rero bwitwa AI chat cyangwa se artificial intelligence nkuko muri kubyumva. Icyo ukora bwa mbere, ufata telefone yawe ukajya muri Play Store cyangwa se muri Apple Store bitewe na telefone ukoresha ubwoko bwayo, hanyuma ukadownloadinga application yawe yitwa AI. Birumvikana, ubanza kuyisearching ukayitapingamo muri telefone yawe muri Apple Store cyangwa se Play Store, ukayidownloadinga ukayinstalla, ikaza kuri screen ya telefone yawe. Hanyuma iyo ikigeraho uraza ukayifungura kuri telefone yawe. Wamara kuyifungura, ngira ngo murabona ko isa n'itinda bitewe n'uko birimo n'ibindi bintu byo kwamamaza, ntabwo yahita yirukankaho uko ushaka. Ubwo bisaba ko ufata umwanya ukayitegereza kugira ngo ubashe gushyiramo ibyo wifuza. Murihangana gatoya, bifata umwanya, ariko iyo yafungutse already wamaze kwinjiramo nta kindi bigusaba, just ni ugushyiramo ikibazo gusa. Uyu munsi ndabigisha uburyo bwo kuyikoresha dutayipinzemo ikibazo tugasacinga igisubizo. Ubutaha tuzanareba uburyo wakoresha audio, ubutaha gukurikiyeho turebe uburyo wakoresha ifoto, wafotoye ikibazo bitewe n'uko kingana, kibaye ari kirekire udashobora kugitayipinga. Ubutaha tunarebe uburyo wabonamo ibisubizo ugahita ubikopi ukabipestinga muri Word ako kanya kuri telefone, utiriwe ujya gutayipinga ku mashini, ukanabiprintinga. Akaba ari ibintu biri long term use, ukazabikoresha mu gihe kirekire, apana kubikoresha ako kanya ugahita bivamo bikarangira. Hanyuma ngira ngo murabona ko application yacu yamaze gufunguka. Ubwo twebwe tugiye gutayipingamo, urabona handitse ngo ask a question. Reka wenda tujye kuri abarimu bigisha economics, njya niyo nigisha. Tubaze wenda what are the causes what are the causes of inflation? Kugira ngo inflation murabizi ni topic yigwa muri economics. Hanyuma tugasendinga, tugategereza. Haje utuntu utifuza uraduclosinga of course, hanyuma ugategereza igakora kuri icyo kibazo kugira ngo iguhe ibisubizo. Ngira ngo murabona ko itangiye ku listinga the causes, gutanga ibisubizo.
ivangira abanza igasobanura what is inflation, hanyuma ikajya muri details kukubwira causes zitandukanye. Ngira ngo murabona ko iguha ibisubizo biri more detailed ku buryo bishobora kunganira nawe ibyo wari usanzwe uziho cyangwa n'ibyo wakuye mu gitabo runaka, waba udafite n'umwanya ugaconsideringa ibyo, kuko iguha ibisubizo bihagije wahereza umwana rwose akaba satisfied. Hanyuma ngira ngo ni uku nguku bigenda, then igisubizo ukaba urakibonye, wakenera ikindi ukongera ugatayipingamo like that. So ubaye rero ukeneye izi content zacu cyangwa se ukeneye kujya ukurikirana utu tuntu dushyashya tugenda tubasobanurira, usabwa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, ndetse ugakora share na comment aho ubona wenda dufite weakness mu byo twagusobanuriye, cyangwa se icyo ubona twakimprovinga, tugakomeza gufatanya kubaka uburezi bushingiye ku ikoranabuhanga dushyigikirana.